dore mfite umwuma ntabwo mbeshya ndumva merewe nabi ndagusabye ngwino reka mvome kwiye soko itagikama kubikora neza niyo mpamvu nakweguriye ibyanjye umbyinira rumba umuziki singongo zikuririmba Imana kudakoma byagenze biki bisaba kumwe n'inumva nkawe ubundi akavuga ubundi se n'ugutumva umuntu byo kubwira byose se niko byumva Mana yakugendekeye bite se wowe wagira ngo urarya ibyo bikajya mu matwi Papi papi Rwanda Man, uracyari? Imakuri deal wamamagariye rero. Uyu munsi rero turi weekend. Urabizi kubana sinakwisondeka. Kuwa mbere mbaza ngo narindi imbabariro bimba. Ndakubajije kuwa mbere wari uri. Kuwa mbere isimbi yanguye amahudu mbaza ngo geto yari imeze. Geto nayishize ku myaka imeze neza byatanje. Byandi byagwa mu buri ndavuga ati uyu mwana mvuyemo. Shanamenya ko ngiye rwose hari uriya mukecuru yabyaye imbwa muca nibabisha ngewe yarambwiye uranyemesha kuwa kabiri naho ndavuga ati umwana ngomba guhamagara undi ngiye ndavuga ati ngiye babirori ntago nanyura ndaya mbaya wowe niba ari kugabanya nawe wese n'ubuyu wanyu ngiye nahise mfata undi mwana ndavuga ati no cya Cynthia nawe urakibona ariko bandi yanyuma kiraza kigakubita yahise abantu bahita bavuga ati kweri nemba ndamwipeve kuwa gatatu mbaza ngo Cynthia yaragarutse none ko karakaza urabizi kubana yewe batekirishitse ngomba kujya amaje kuwa kane no kuwa kane samara wandaya ntabwo niyo mpamvu igihe navuze ngo uyu wa gatatu ngomba gushaka undi mwana nkavuga ati abaji banje n'ubwo yari ipanji ari igipanji tukavuga ati ntari bigiye n'ingange ho gatatu tukamanukana umuntu umutahubwo mari iyo mutajyanye nope kumana upanji bwawe buhoraho Simana ubundi ujya bamuziga utambesha ujya bamuziga jewe mumva nyine mumbabarira igembe bwirinde kurusha ngavuga gereka ubwe rwose subiza kuri mbere wanjye Mana ego mari simbara wanjye nyine uriji akomane ndabemera ariko uyu mwana ni igihera peto n'indomo nakingungu ihobombara huru Semana ndakubeshe Mana gereka gusebya ajure ku mwana ubuze twiganye uri kwiga ibintu byo gusebanya Mana tukabana mari tukabana natamani wowe komeza unyihereza unguka mari nakwajyanisha mani twikomereze mani Mana uyu mwana kunakubwiye mani tugorera mani ikigicana tukiveho iki kigira bipe nyinshi mani cyana rero mani kizaduteza abantu akana mani ariko ugira abantu ukuntu karesha pesi reba mani tuza kanaka mpanganye ko mwagize nk'inkono yamenetse mu mbavu biti kanaka bandetse ariko atakomeza unyihereza unguka rata pape w'i Rwanda kiri kurutwa ni ngabombe hagati ariko nginduru kiba gifite Mana hogo mani iko rata noneho ngiye ndikamite nkwa story dufite tumana noneho ngiye nawe tuvuga ati noneho jama none haricyo nkangira na magambo banza nkubwira ariko tuza noneho ngiye nkubwira inkuru nakumanuriye keke kirahura mana aho uzajya uniza mani mbaza ngo nzajya nyura ngewe noneho uri uwa mbere ngiye kujya manuka avuga ati uyu mwana arategura noneho aratwika ahubwo tugende twikoze amahoro ngiye noneho dutetumana duhite dutaka gusa nyine bye bye nyine amabebi wowe ntago ari bukuyikozera ijoro uragenda ntugenda ijambo n'ibindi ahubwo papi iyo kenshi ndayibona iyo kenshi ugomba kuzihaka harega ku munsi ukurikiye urasa ngenda yiguhagwambira nambaraho baragushura ngiye kureba iki se basi gaje ntabwo uri kumva se mani uziko mani nakubwiye kurya ubugari bwinshi kwawe bizajya cyane burya buhere nzakurobora mani mfasha mushobora kumenera ingoma z'amatwi mugatuma nzambaye ikintu gitumba nako ndipfa amatwi uziko njye najya mbakubita njye nzakurobora niyo mpamvu rero kumbwira ngo ugiye tugatanga tugende tugiye street twikoze hudu tubanza dufata akantu
ufite karabu nta kintu uri kumva kiri ni wowe se kare mani ni wowe se yewe se ubu mu misizi imeze nk'iyabariye amadegede meza wanyana yimbwa ko nari kureba neza mwafashe mu kanyu